nongeye kubasuhuza mboneraho rwose no kubaha ikaze. Murumva ko mfite akanyamuneza, birumvikana, karagaragarira mu mivugire, nuko mutari kumbona n'akamwenyu biri kujyana. Mbaza ni inkuru nziza abakunzi ba online, abakunzi ba business baba bashaka gukora biturije. Business online ni business imeze neza cyane, naka business kadasaba igishoro, burya biba byiza yo wize ukagenda ukora nyine ubucukumbuzi, ubushakashatsi, research, kugira ngo urebe koko ibyo wize hari icyo bizakumarira. Naze kugira ngo gutya rero nikoza murandasi cyangwa se online, nyabya kuri Google, ndasacinga ndeba ibyo ari byo, nza kugwa kuri app imeze neza, itanga agafaranga. Iyi app itanga agafaranga nubwo wenda wavuga ko atari kenshi cyane, kuko ndabizi abantu baba bashaka guhita babona agafaranga kenshi, ariko uko biri biruta kwicara. Burya niyo ku munsi wajya winjiza 1000, biba ari ibintu byiza, kandi nta kintu washoye burya bari ibintu byiza. Burya amafaranga 1000 ni menshi. Si ibyo gusa, ntabwo ari amafaranga 1000 bavuga ko yakinjiza ku munsi, biterwa n'uburyo nyine uba wakoze n'uburyo uba wakinnye, kuko habamo utugemu tugiye dutandukanye kugira ngo udukine ubone nyine agafaranga. Utugemu tugiye dutandukanye, hari utugemu nyine bazana wadutsinda cyangwa se waba uwa mbere bakaguha amadolari. Icyo usabwa ni ugufungura account yawe muri Binance. Binance ni ahantu nyine bacisha amafaranga yawe kugira ngo ubashe kuyakira. Ndabizi, ndakeka Binance muyizi. Ni ukuvuga ngo account cyangwa se ngewe nabimenye ejo, ndavuga ati inkuru nziza ntabwo nayihererana, reka nyisangize inshuti zanjye ndetse n'abakunzi banjye bankurikira ku rubuga rwa YouTube. Reka mbasharinge iyi nkuru nziza, nabo bakomeze bagerageze barebe uburyo babona agafaranga. Iyi ngiyi ni balance yanjye, ni ukuvuga ngo natangiye ejo. Ikigaragara cyo hamaze kujyaho amadolari 0.35. natangiye ejo, birumvikana. Iyi ngiyi rero ni summary cyangwa se transaction history y'udufaranga bagenda baguha, jackpot, utugemu, rewards nyine ugenda utsindira bakagenda batuguha. Ni ukuvuga ngo ahangaha rwose wemera gukora withdraw cyangwa se ukabikuza bigakunda. Icyo usabwa no kuba nyine ufite iyi account ya Binance, kuko amafaranga avaho bisaba ngo abanze ace kuri Binance. Ubanza ugacreatinga account ya Binance, hanyuma ukabona kujya uhabwa amafaranga, kuko no kuvuga ngo ukanze hano kuri withdraw amafaranga yawe ajya kuri account yawe ya Binance. Ikindi rero, ikindi gisabwa nuko uba wujuje nyine utangira kubikuza ugeze ku madolari 10. Ni ukuvuga ngo nanjye ubu ngubu ntabwo nabikuza ngo bikunde. Urabona ko iyo nkanze kuri withdraw bahita bambwira ngo minimum transfer ni amadolari 10. Ni ukuvuga ngo ubwo rero aracyasabwa andi madolari kugira ngo nzemererwe gukora withdraw, ariko biba byiza niyo n'ubundi ubikuje hari agafaranga kamaze kugeraho. Nta kintu bisaba, ni ugukina tuno tugemu baba baguhaye, cyangwa se bazana rewards. Hari na kwa jackpot nyine bagenda batanga, mukagenda muganira. Umva yewe n'utuntu twinshi tugiye turiho twagufasha mu kurelaxinga cyangwa se no mu kwiruhukira mu mutwe mu gihe nta kandi kazi ufite. Rwose ukajya ukadukina, nta gishoro kindi bisaba, ni ukuba wifitiye account yawe ya Binance. Kandi ubu ni ukuvuga ngo link y'iyi app cyangwa se y'iyi website uraza kuyisanga muri description y'iyi video kugira ngo ibashe kukuyobora
n'uburyo wabonamo iyi app. Rwose ni ibintu byizewe ndetse binafatika. No kuvuga ngo kugira ngo ucreating account yawe ya Binance biragusaba nyine irangamuntu, nimero ya telefone, kugira ngo kuko ni account nyine birumvikana ni personal account ibigomba gucungirwa umutekano, iri